Mambo vipi? Bimeze bite? Nakubwiye ngo uyu munsi agiye kugurumana. Wabonye filime nyinshi. Uyu munsi ni ibyamamare. Uyu munsi filime ni za filime zikuguma mu mutwe. Bimeze bite nyuma ya Muchomata kubwira ati apwana. Bimeze bite? Kabagero mwese. Ni ku gasobanurifilms.com. gasobanurifilms.com. Barigenya mvuga ngo ni ku gasobanurifilms.com gasaba umuntu agiye kwandika ngo ni ku gasobanurifilms.com. Hamwe na Rambo Kimomo Kibahana. Bimeze bite? Kandi umuzi ko bano bahanzi nangiza kuri filime mba ntabishyuye. Abanze bataramira abakunzi bagasobanuye. Kambe nisomera ku rwunge gake gake kabagereho mwese. Okay. Skia. Apwana. Urema ni ujena ni uzamwana uzima ni bugufi byina kantona udacurara swing urya washona and I grind till I die buri kino cyose I do it on time uko bimeze kose I'm doing some fine gerageza rwose usige yo sign pevera wewe DJ Musaka kugera Kanombe n'abakiriya bawe I can never run away I walk till I shine pevera wewe utabona umusada I can never run away I walk till I shine. Upon a laugh upon a ntacyo wambaza uri upfusha ubusabana nanze sana sonda rata gusa wikwirata kuko twese tuzataha sibyigi minsi bitch believe me imisingi ntiyakora muri mind y'umutindi migambi nk'iyi life ni nk'iyi za mitsingi weka mbari maze verse wiyindi ubushashi by'amakeshi byaka fresh gasa fresh n'amakeshi shadi bakaguha ubushashi by'amakeshi byaka fresh gasa fresh n'amakeshi shadi bakaguha pevera wewe nukutabona umusada I can never run away I walk till I shine pevera wewe nukutabona umusada I can never run away I walk till I shine. Bite ubu telefone nziza ni muri Itel ziri gusangwa kene telefone ifite ishusho ryiza ifoto ryiza ububiko bunini ushobora kubika ibintu byinshi amafoto menshi amavideo menshi ndetse wanareberaho amafilime ni P37 iyo ni telefone ya Itel imeze neza cyane kera ku iduka rya Itel kandi iyi telefone iri kugura make ibaze ko iyi telefone ariyo nanjye nkoresha we telefone z'ubwenge P37 iri mu maduka yose ya Itel hirya no hino mu gihugu kandi kuri make reka twirebere filime nta gutinda aya basi number 1 banyita Kimomo
uretse uzurebe filime rero agahure bukuru kagiye guhura n'umunyutsi nakubwiye ngo wabonye filime nyinshi hano hantu hagiye kugurumana iyi filime iri muri filime zigiye kubatangiza umwaka neza sibyo kwibutsa ni ugasomana films.com ukishyura 7,000 ukajya ureba agasobanuye ku kwezi kose kize ibyo bintu byose matwike okay ubundi tayari kuhatwika bimeze bite mbibutsa ndacyari number 1 ariko nujye ngenda gake mwibanga rikomeye imbeba zigasigara iki n'iki ariko ndabamenyesha ko nta mwamutanga ikamba atarapfa nta mwamutanga ikamba gihumeka ibyo bintu umuntu uzabikubesha aba yarasaze cyangwa uzumva yita umwami ikamba umwami ataratanga umuntu we ntabwo aba ari seriye bimeze bite nuko tutangiye filime yacu abose nabashima amafaranga Millennium Media Rock Entertainment ku bufatanye sibyo filime ndayizana niki gituma umuntu abudasanzwe Everyone wants to be normal. abantu bose bifuza ko basanzwe ariko nta muntu wifuza ko umuntu nyine uciriritse uraho And what is normal? ese umuntu uraho bisanzwe bifuza iki Pictures on our feeds. kuba ufite amafoto meza Party. ukora ibirori Normal family. famiye isanzwe Normal, adorable little wenda girl. ufite n'akana k'agakobwa keza Always more behind. ariko hari igihe haba hari ibyinshi inyuma y'iyo famiye Most of the time, Lindy seems quite normal, umwana bita Lindy hari igihe wajya kumubona ukabona ari muzima deep in her DNA. ariko yari afite imana iri muri DNA y'isi Some call it a condition, or even worse, hari ababyita ngo ni kondisiyo mbabamo That's umujinya waiting to be active. wagira umujinya imbere utegereje kuba activate ni warakare ese bimugira udasanzwe n'akana k'agakobwa kitwa Lindy People do bad things, iyo abantu bakoze ibintu bibi cannot control it. batandukanye na Lindy utajya wikontorora Normal, loving family, nubwo afite famiye ubona ko isanzwe and extraordinary. ariko uyu mwana ntabwo asanzwe dore ibyo umwana akora ajya ku bandi bana akavuna Mummy and Daddy had their own. ari byaba bituruka ku babyeyi be mama na papa bafite amadayimoni muri bo But Mummy's pills made her so mama w'uyu mwana amutwite yanyweye ibinini byinshi got so angry when he na papa w'uyu mwana yanywaga amayoga menshi ajya gutera inda akanarwana akagira amahane But whatever it was, icyo ari cyo cyose Lindy never got the love she needed. uyu mwana akiri muto ntiyabonye urukundo yari akwiriye She got angrier, ahubwo yabonye umujinya nawe agenda arakara but it got worse and umwana worse. akurana ikimeze nk'ihungabana mu mutwe rigenda rikura And then her parents got her diagnosed, ababyeyi be bamaze kumenya iyo ndwara umwana afite y'umujinya called it intermittent muganga yise explosive. intermittent explosive disorder niko bayise iyo ndwara y'umwana She could not live safely in the world, baravuze ngo uyu mwana ntabwo azaba muri iyi si atekanye would be safe around her. kuko nta muntu waba ufite umutekano uyu mwana muri ruhande If at all, she would have to uwo live mwana byabaye ngombwa ko bamusiga indera ngo abeyo wenyine till the cure could be found. ndetse bamufungira ahantu ha wenyine kugira ngo bategereze umuti w'iyo ndwara Cortisol coursing through Lindy's body, kuko mu mubiri w'uwo mwana harimo umujinya mwinshi n'imisemburo idasanzwe normal, ndetse arushaho kugenda yihuta incredibly attractive. ndetse uwo mwana ngo byamugize umuntu udasanzwe kubera n'imiti myinshi bagiye bamutera ngo bari kumuvura kurira mu bitaro by'abasazi cyangwa se by'abantu bafite uburwayi bw'umutwe Extremely volatile. umwana ngo yaragiye mu mugome agenda w'umuntu udasanzwe kubera n'imiti bagiye bamutera igiye inyuranyuranye dore umwana amaze gukura Far, far angrier than normal. umwana yaragiye agira umujinya urenze uw'abantu basanzwe Had a hair trigger. Once provoked, uwo mwana iyo wamushotora gato yasinziraga ataraguye mu kiro troll, she was no use to anyone. bakamugiye bamuteye ibinini iyo kangukaga ubundi nta muntu amukontororaga umwana yabaye nk'imbeba ngo muri laboratwari basuzumiraho imiti buri munsi bamutera imiti ariko agira ibibaraga byinshi They thought maybe the military would give her the structure baravuze ngo uyu mwana agiye mu gisirikare igisirikare kigira disipurine cyamushyira ku murongo n'impano yari amaze kugeraho imbaraga zidasanzwe kubera imiti myinshi bamuteye not. cyangwa se ntabwo byari gushoboka umwana yagiye mu gisirikare barebe ko abasirikare bamutoza akajya ku murongo imbaraga ze bakaziha umurongo tujye uzikoresha wenda ku banzi b'igihugu umwana dore nguyu ageze mu gisirikare to kajya ku basirikare bagenzi bagakubita agahondagura afandavayo fata akana k'agakobwa kitwa Lindy gafite umujinya katabasha gukontorora noneho wakubitiraho ngo imiti bagiye bamuteragura bazi ngo bari kumuvura byamugize undi muntu They were so kind and supportive. mu gisirikare bari abana beza ndetse banamushyigikiye Didn't help. ariko ntacyo byabafashije All these cures, iyi miti yose bamuhaye yatumye bamubikurushaho they'd learn not to piss her off. bo bari bazi ko bari kumwigisha kutarakara ariko bakamurakaza
uribaza mu magambo bamubwira More and more like they would just lock her up and throw away the key. icyo uyu mwana yari akeneye ni ukumufunga bakajugunya urufunguzo Forever. ku buryo uyu mwana yari akwiye kuba wenyine iteka ryose. A chance to be normal. nibwo haje kuboneka imiti n'amahirwe yo kongera gutuma yaba umwana muzima, Outrageous. ariko ubwo buryo ntabwo bwari busanzwe. Surprisingly effective. ariko ubwo buryo bwaje kumuvura we, bwaje gutanga umuti Jordi, niko bakise Jordi. ku mwana uwo muti bamuboneye, bamuziritse utwuma ku mubiri ku buryo nyine mu gihe yarakaye azajya akanda buto amashanyarazi akamera nk'amukubise akongera agatuza ntarakare. dore umwana nguyu yarakuze, yakuriye ku miti akurira mu buzima bugoye, twarabubonye. dore n'umwana w'umukobwa yitwa Rindi, amaze gukura yabaye inkumi. yo umukobwa yaje hano urebe, ni muri resitora, yaje muri gift restaurant hariya mu mujyi muri KST hejuru, niyo resitora igezweho i Kigali, niyo abasirimu bose basohokeraho. umwana w'umukobwa nihaje urebe filime. negereje iminota igera muri 5, urufunguzo rw'imodoka yanjye warubuze. sasa uyu kurabona hari umukiri uri gutonganya umukobwa, babandi babika imfunguzo bakiri. wa gakobwa urakagoryi cyane, uyabona umuntu bari kumurakaza yarakaye. wa gakobwa urakagoryi ku buryo nta n'akazi nakamukwiriye muri iki gihugu. uyararakaragira umujinya mubi cyane, abonye ikigoryi kiri gutuka umuntu icya DJ Teo. urebe we, Hey, this is my car. imodoka ni yanjye, Something. hari icyo yibagiwe. Your manners. nta disipurine ugira by'umukobwa, ni umugome. kumbe nibyo yatekerezaga, kiriya kigabo wakivuna akaguru kiri gutuka umukozi. yarakaye agiye gukubita abantu bamujombye utwuma ku mubiri yiziritseho. yarakaye agiye guhemuka kuko yarakaye yita kwica cyangwa kuvunagura. bamukubise akuma azajya kandi amashanyarazi akamera nk'amukubise mu mubiri bikamukangura kugira ngo umujinya wongere usubire inyuma. naho ubundi uyu mwana agira umujinya yakuranye w'inyamaswa katururi. mbega ni ukubona ukabona ni umukobwa muzima ugenda mu mujyi ari mwiza, ariko iyo arakaye. Justin. niyo Justin. Hi. I'm Lindy. njye nitwa Rindi, ni umusore yaje kureba hano muri resitora. Actually, I'm not staying. njye ntabwo ndi butinde hano. Thought a date. nari natekereje ko nimura n'umuhungu hari ukuntu burayi nyine usanga cyangwa se muri birahugu na hano bibaho, wandikira n'umuntu ati tuzahure, mugahura nyine mugiye guhura nk'umuhungu n'umukobwa muteretane nyine. sasa yaraje guhura n'umuhungu atazi. njye ndagiye mva. Herpes, chlamydia, and warts. waretse tukabanza tukarya se. Okay. This girl just kept listing off all the sexually transmitted infections she had. hari umukobwa wa mbere twahuye yanga ko dutindana kuko yararwaye indwara zandurira mu myanya y'iki n'iki. Generally are, aren't they? njye ndagiye Have sikomeza. a disaster date story? ese nta nkuru wanganiriza y'umuntu mwahuye bwa mbere mugiye guteretana bikaba bibi? Is that because you're always leaving before this buriya stuff? ni ukubera ko abahungu bose mugiye guhura ugenda mutaranaganira. yaraje guhura n'uyu muhungu ngo No, bamenyane. doing quite well. I normally don't even come in. Oh, why not? nta nubwo nari nzi ko nawe uri buze kuza, ahubwo ni umuntu ngo bandikiranaga batarahura. People. njye nanga abantu Like who? nk'abandi, You know, people Sinzi. who talk with their mouth full. nk'aba bantu bavuga amacandwa akagutorukira ndabanga. Chew too loudly. People. abantu bayikenya cyane basakuriza abandi. Men who wear jeans with. abagabo bambara amajinks abafashe cyane ndabanga. Tell you to have a nice day. Yeah. Like, n'abantu baza bakubwira ngo umunsi mwiza. Or people that talk in elevators. n'abantu muhurira muri esanseri bakakuraka bakavuga amagambo menshi urabanga. That's worse. n'abantu basura muri esanseri. elevators. nawe usura muri esanseri, Do you fart? wowe ahubwo urasura. England, we don't. njye ndi umuntu uva mu Bwongereza, ntabwo ngira disipurine nke. Not staying, so I don't know. njye ndagiye. Sir, I'm afraid if she won't be dining with you, we will. uyu mukobwa nimba agiye rero bukinzi tabure y'abantu babiri nawe urahita uyihagurutswaho. Now, nonaha kandi wumve ni umuseriveri. Okay. sawa yabonye ko umuhungu bari baje guhura bagiye kumuhagurutsa nawe aricara. Take the chicken really quickly then. nzanira inkoko njye niyo njya hano muri gift tugira inkoko nziza. Pine nuts. we don't do substitutions. njye ndagira ngo nzanire ibiryo bitariho, sinzi ibyo mbwiye bitariho. It's restaurant policy. ntago twaguha ibyo biryo ibyo bintu bitariho. Okay, the pasta. nzanira amakaroni, Walnut sauce. haba hariho walnut sauce. Pork chop. none se unzaniye ingurube nayo hari ibiyekereza byose ko nabirya. ukobwa arakara, kano gaseriveri kari kubarakaza, kari kurakaza uno muhungu yakureho icyuma kajomba kice, kano gaseriveri wakica. uyu mukobwa ni umusazi, bari gatuma icyo kurya kakabanga, agiye ukajomba icyuma kanda ka kantu kamuturisha, kamwe kamuturisha. Sure. Thank you. murakoze. Let me know if you need anything else. nugira ikindi ukenera umbwire. You know, if you're planning to stab her with that knife, it'd be totally cool with me. nimba wari ugiye kumujomba icyo cyuma njye ntacyo bintwaye pe mujombe. oya I have to pee, actually. reka njye kwihagarika. uyu mukobwa ni umunyamujinya ku buryo umuseriveri kumurakaza atanamubwira ngo urandakaje ahita kujomba icyuma akakwica. bamuhaye azana mu bwiherero.
Some old woman's dentures got stuck in. umva agahungu twasohokanye muri no hotel rero kari kumbwira ngo turyamane kandi gafite sheri. I gave the guy some attitude. Uwo muhungu namwiyemeyeho. Into his napkin. Kariyemera ku gahungu nanjye nakiraseho. Watched him squirm. Uyararakara kumva umukobwa hano muri douche uri kuvuga ngo hari agahungu ari kwiyemeraho ngo kari kumwishyura ibintu byose ari kuyakiyemeyeho. Ari kumva yagenda akakamena umutwe yaragiye akandagura hano akamashini ku mushinga utazamuka. Uyevayo. Ako gahungu kameze nk'akagoryi nubwo kansohokanye. Umukobwa yanga abantu basebya abandi batukana. Nagahombyi mushinya ahita kubita izi ninja ziza gukura abahungu zikanabasebya kuri telefone ngagahungu kansohokanye ko nagasuzuguye kandi niko kari kwishyura yaragakubise araguhamagara y'umukobwa n'umunyamushinya kiracuma kandi hari igihe gikanda nabyo bikanga mushinya ukamurusha imbaraga yagasani yakubitiye umukobwa muri restaurant yo muri gift yesa nasohoka agenda hasi umugabo bari basohokanye bavuze ngo bagiye gusangira uyu mukobwa yakubise umuntu abandi ahita nahunga nakanyamushinya bakita rindi urebe filime gaco nuko dutangiye umugabo kugera hano wasohotse muri gift yara muri KST hejuru umukobwa yagiye bimeze biti umukobwa ni ikirwara yifitiye ukakabona kagenda mu nzira ukakobera ngo shushu be wampaye imibare 10 ahubwo rubanda muranatinyuka by'amasadunda maninja turinze umukobwa bamo byonyine ubwo yikwereka ko uyu muntu atari seriye umukobwa mukuru do ni intebe imwe umuntu w'umukobwa nawe ndebere dore ibyenda ahantu azajugunya aribana n'umukobwa umubiri wose ufashweho utwuma urebe filime buri wose wuzuye utwuma nyine yarakaye akanda ya buto birabyuma bikamukubita amashanyarazi byibura akagerageza gutuza bimeze bite turi mu Bwongereza tu kagenda kiyenza nagasazi kazana hano haruhari we birabyuma bye ntabwo biri gukora buretse n'umuganga waramutinya njugunyira hano. You're probably just building up a tolerance. No, I'm not. Look, this is cutting edge, avant-garde. Umva bino bintu twaguye n'ibyo nyine bishobora kugukora. Nobel Prize, what's your dad? Nuramuka upfuye basi bazaguha igihembo cy'amahoro. Fix it or not? Gakore ako kuma ntabwo kari gukora asigaye yikanda mbega amashanyarazi ntamukubite ngo umushinyu ugabanuke n'injoro yarakubise umuntu iyambika ipingu mbone kukwegera n'umuganga waramutinya ntabwo yamwegera umugabo atambaye ipingu. In order for you to override the system. Yeah, I have an unnaturally high level of... Umva kuvuga ngo umisemburangira kuzamuka nakwe kubita amashanyarazi n'igira igihinduka. Keep using biochemistry as an excuse. Ntukagikoresha biochemistry nk'urwitwazo rwo kugira ngo uhimukire abantu ngo ni kuremenya. That the date was a disappointment then? Umungu mwagiye gura n'injoro byagenze ute? Given that its primary function was to test if I could partake in a customary social situation. Umukobwa yaranisaza ibyo avuga ati jewe umuhungu nagiye kumureba nzi ko byibura nintangira kwihuza nawe nkaba najya mu rukundo bishobora kunturisha narwo twagaririye cyane. Who'd you get around to? Look, it doesn't matter. Hari umuseriveri waje nako ntacyo bivuze birike. This is not a cure. I've told you that. Uyu ntakari umuti. We're going to make progress. Uburyo uzakiramo. Again to reconcile with your past. Nuko utangira hahise hawe mukaba inshuti. Muganga ari gukubita ibiki hano ku meza. Bikabangamira umukobwa. Bikamubangamira. Biramubangamira. Dore umushinya ahita aca amapingu. Yica muganga we. Listen. Bebe, kumbe nibyo yatekerezaga ati iki kigoryi wakica. Nibyo yatekerezaga. Wumve? Jugular bleed. Ndi kugerageza kwiturisha. Nagasazi. Hey. I've upped the voltage. Nongereje ubu amashanyarazi yongere voltage. Ngiye kurya umukobwa amashanyarazi mukubita neza. I'm just an experiment. Njeme mbega mumfata nk'ikintu mukuru ubushakashatsi. I didn't care. And why won't you admit that you really like this guy? Kuki utemera ko umuhungu mwahuye n'injoro mukunze? Okay. Sibyo? Anyway, it doesn't matter. Asundi ntamukunda aricyo bivuze kano gakobwa nakongereza ngira ngo muri kumva n'uburyo kavugamo ibyo birimo ibya byongereza byabo. Would you like bitandukanye na b'abanyamerika bacu tumenyereye? A hole in your head to release the demons? Ubamva wakwica abantu bose amadayimoni yawe uko azamutse? She tried that. That's disgusting. Anyway, I think that really you need to admit that the answer to all of your problems. Wemere ko igisubizo kibazo byawe. Human connection. No kwihuza n'abandi bantu. It's not going to fix me, doctor. Ati igitsina gabo ntabwo aricyo cyanyuma ariko igitsina gabo nyine uburyo abivuzemo namwe murabyumva. Penis ntabwo aricyo gisubizo. Kwihuza n'abandi. Oya ntabwo mvuga ibyo kuryama n'abahungu urukundo. His teeth down his throat. Maybe you won't, but I don't know why. Uriya muhungu se turamutse dukundanye nkazamwicira mu buriri.
Rebe. I'm walking away from you. Urabizi ndanigendeye uri kundakaza gacaho. Agarwa ati narigerageje kenshi kuryamana n'abahungu bikanga ntibimvure. Yaramubwira ati nagari icyo ukeneye ukundana n'abantu. Uyu mukobwa ngo yanga abantu bahekenya cyane bari mu bantu. Dore hano hari ikiri kurya ni cyarafatika boy gifite ukuntu kiryana discipline nke. Rebe. To kiri kurya kimukozaho amaguru ni cyarafatika boy ni kobwa aragenda ararakara. Kiwe to umusazi. Akareka bidatinze yongeye kujya gura nawe mungu wamwe ati namutse ukundanye n'umuntu byaba ari sawa. Wa museriveri kazi niwe watumye ugenda ninjoro se. I'm glad you called. Nishimiye ko ngiye kumumagara. Second chance to disappoint a pretty face. Ntago nari kongera guhomba amahirwe yo gushimisha umukobwa mwiza nkawe. I don't know. Sinzi. Depends if you find lame ass accountants cool or not. Cyangwa naketse ko wambonye nk'inzanga kuko ngende accountant niko ntabura hano. This guy named Barry. Nkorera umugabo witwa Barry. I used to work in security. Wokora iki njye nahoze nkora mu bishinzwe umutekano. So you know your way around a pair of Abapolisi bo muri Amerika mano bapigo. BDSM or bouncer in a crappy. Oya nari bouncer muri bar babantu nyine baba bouncer uyu mukobwa. Wawe ntago yigeze baho bouncer. What do you weigh, like a $108? It's not about size, Justin. No? Kumbona suri gatonya rega kwa bouncer nago bisaba ko muri munini. It's like speed and Bisaba umuvuduko, endurance, kwihanganira abantu, things like that. kubutagira ubwoba nibyo bikugira bouncer mwiza. None se bakwirukana iki? Dore bajya kukirukana mu kabari kakubitaga abakiriya kakabaruma. Currently seeking a new career path. None se kuki wavuye mu kazi? Navuye mu kazi ngira ngo nshaka kandi kazi. My fault. I mean, it was actually. Nyina kenshi amakosa yanyirukanisha sa yanjye. Isn't it? Umutima wanjye ntabwo wakundaga kari akazi k'ubu bouncer. What is your heart in? Umutima wawe ukunda iki? I like photography. Mba numva naba nka Kadafi nkajya mfotora photography. Mostly naked accountants. Ukunda gufotora iki? Se nkunda gufotora aba accountant bambaye ubusa. Uyu muhungu yambwiye ngo ni accountant. Ni abakontabwe. Sibyo? For fun. It's not really. It sounds kind of voyeuristic to me. I mean, Ngende umva ari ibintu byiza kuba waba umufotozi pe. Well, I'm sorry if I seem kind of bored. Nore basi nimbona ndi babantu baboa. apologizing. I am quite bored. Uyangiye nta kibazo mfite pe. There's nothing I can do about it. Nta kintu nabikora uniko nteye. What can I do? Gukorera iki? Rebe bongeye gura bambwiye ati ibintu bizagufasha kugabanya umujinya wawe no gushaka umuntu mukundana bidatinze umuhungu yatahanye n'agakobwa. Maybe this is a mistake. Ari rino ni ikosa. Rebe To warn you, I'm really crap at dating. cyane cyane ngubwire ko iyo nkundanye n'umuntu bitagenda neza ukora ibintu bibi bingana ikizo. Umukobwa atangira gutekereza icyo yakorera n'umugabo bakundanye ashobora kumwicira mu buriri. Iyo mugiye kuryamana ko ushobora kuryamana nako hatashya neza kakakwica. Nje nago ngutinye. Well, maybe you should be. Nyamara ukwiye kuntinya. Rebe musore ati singutinye. Uyu mukobwa aravuze ati nyamara ushatse wantinya. Hashobora kuba hajya gushya hatashya neza ukabona urapfuye. Ugomba waba warayisanze irokare ukayigumisha irokare itayibaye international. Bagiye mu nzu we n'umukobwa duri kakana kanda ngo umujinya ugabanuke ngarakajugunye. Ndebere filime witonze. Uyu muhungu ameze nk'umwiyahuzi. Nagaze umukobwa bari kumwe n'impamvu nge nta mukobwa uzambonana nawe urw'igikundiro. Kare. Rebe yabonye bya bitsinga umukobwa agenda yambaye. Nyine bino nambaye ibaze kujya gura n'umukobwa asanga yambaye ibitsinga umugabo yikanzemo. A kinky thing or? Ni ibyongera akanyabugabo se kuri weho ubwo ni akanyabugabo kazi. Umukobwa buri cyo musobanurira. Nyine The thing is, Justin, nyine bino bintu nambaye. We uyu mugabo witwa Justin. Sheri umugabo ntiyabyitaho. Umukobwa arumirwa. Umugabo uri romantike cyane ntiyabyitaho. Umukobwa nawe arikanga kubona ibaza ariko umukobwa wambaye ubusa ukabona yambaye ibintu by'ibitsinga. Umukobwa Disney yabonye umuhungu basi umwakiriye ukari utanamaje ati ibitsinga wambaye n'ibyiki. Umukobwa nawe numva Disney aratuje. N'ubwa mbere abonye umuntu umwakiriye. Nyagasani usakanye kare umugabo atangira kumucomoro bya bitsinga. Bino bitsinga nibyo bituma uno mukobwa atuza. Umugabo dore ngarabyi arabimukuraho. Ubwo ati ariko ngiye nta kibazo mfite ntawo ngutinye. Meze neza. Umukobwa Disney yabonye umugabo rwose uri gentle. Umeze neza udafite umutima mubi. Udafite ubwoba udafite amagambo menshi utari gukora bimwe umukobwa yanga. Zandinde gukora ibi byaha. Cumi bigusa. Ko basa. Umukobwa yaranahumirije ikikwereka ko nta mujinya afite. Azi ko wa mujinya mwinshi n'imishiha mubabonana. Niko. Umukobwa
yabyutse ameze neza nta mutima mubi nta mujinya umuhungu yamutumiye n'ibiryo muri gift hari ukuntu baderivaringa iyo uhamagaye nimero ya usa neza iyo usinziriye Not really used to being called cute. ntabwo menyereye umuntu unyita ngo ndi mwiza Well, you are. uyu ariko uri mwiza You let your guard down. iyo urekeye kwifunga ngo wikakaze uba uri mwiza It's good weird. bino bintu biratangaje With all the plastic plates and cups, you just move in. nta masahani ugira nibwo ukimukira umukobwa I hate washing up. njye nanga koza ibyombo niyo mpamvu nta masahani naguze ibaza umukobwa ari gukunda adasanzwe Danish. I got you some. hari utwo nakuguriye hano Am I amazing in bed? ariko mu buriri menya ntasanzwe ku buryo ubyuka ungurira utuntu mva umukobwa rebe umugabo hari impano hano mufitiye kumbe umugabo yamuguriye kamera nyagasani muri icyo gitondo umukobwa aje yamubwiye ko akunda ibintu byo gufotora umugabo yahise amugurira kamera ndagushakira na kadafa ajya gutoza sha ibintu byo gufotora Like it? niko we na ba Cedric ikibazo bwombo yahita yigira international muhaye umukobwa ngo amwigishe gufotora Never do that. kindumiwe pe No, I mean never. Well, I'm glad you did. You're full of surprises. wa mukobwa wuzuye udutangaza twinshi Which is this whole situation. You want to elaborate? none se urashaka gukomeza se kumbwira biriya bintu bisobanuye iki wambara by'ibitsinga nyine You know what? You don't have to. okay nimba atari ngombwa bimbwira biriya bitsinga byawe winsobanurire It's a new treatment ni uburyo bushyashya bwo kuvuramo umuntu thing. You're not gonna die on me. Honey. utambwira ko uzapfa vuba oya That's my luck. I meet the most amazing woman in the city, and you ni ubwa mbere mpuye n'umukobwa mwiza muri uyu mujyi utambwira ko biriya bitsinga wambara ari ibivura kanseri ugiye kuzapfa vuba It's control. oya ni ibikontorora nk'imitsi y'umutima To not have it. like Tourette's. No. Just nyine bino byo byigiye imbere byimbitse tu umukobwa yabuze nawe ukabimusobanura ngo ni ibituma umujinya wanjye Tried meditation. wigeze ugerageza za meditasiyo se basi sort of. meditasiyo narayigerageje reka bakwereke ibyayibayemo wa kigoryo abari na yoga iyo ibyo yagerageje byose Medication. nagerageje n'imiti binini yanyweye ni byinshi nagerageje na siporo zidasanzwe nta kintu atakoze ariko byose bijyamo akavunagura abantu Tried like a whole lot of. nta kintu na kimwe ntagerageje ariko ntabwo ari kubisobanurira uno muhungu ngo amubwire ibyo yakoze ahubwo ari kubica hejuru nitwe bari kubyereka gusa Help. Well, I don't see anything wrong with you. njye nta kibazo nkubona na wa mukobwa ndabona uri umwana mwiza umukobwa disi yabonye umugabo byibura umubonamo ikintu watibonamo ariko uzigura n'umuntu we wiyizi nabi wakakubonamo icyiza kikurimo nawe ubwawe icyo cyiza bituma utangira kukibonamo I can't. uwo muntu ukanamukunda Oh, okay. Well, no, leave ndagiye the balls exactly as they are. They were good. none se wagumye hano Say something came up with another client. uwo mukire wamuretse Have one. njye ngira umukiriya umwe Pays for my exclusivity. kandi anyishyura kugira ngo ntajya mu bandi bakiriya rero ngomba kujya guhura nawe umukobwa yumvaga yagumana n'umuntu I'll cook ninjoro uraza kunsura iwanjye ndanagutekera the piece of halibut. njye nzi guteka neza cyane umukobwa yakunze umuhungu mana we agakobwa kahindutse nubwa n'imiti yagiye kuyijugunya byose arumva nta miti azongera gukenera umuti yari akeneye koko ni urukundo umukobwa yahise avayo biramurenze ubwa mbere aryamanye n'umuhungu ntihagire ikibazo kibamo umuhungu umukunze umuhungu bahita amugurira na kamera umuhungu mbega umubonamo icyiza watajyaga yibonamo gature dore wa muganga we ahari iyo kinjiye muganga ahita afata imbunda ntunyegere ndakuzi waba ugiye kunyica You're early. kuzindutse Excited to see you. numvaga nshaka kuza kukureba Because you're a genius. uri umunyabwenge Bald and burnished genius. ako gahanga kawe gafite ubwenge Oh, you saw me? wongeye uhura n'abahungu I have him. cyane It wasn't breaking his legs, ntabwo namuvunnye amaguru ntabwo namukubise but it was warm and romantic. guhura n'uriya muhungu byari biri romantike ari byiza This is progress. urumva ko uri kugenda ukira umujinya uri kugenda urukundo menya ruvura byinshi It's brilliant. igitekerezo wazanye ni cyiza Took the vest off. ibaze ko na ka veste nambara kankubita amashanyarazi ninagakuyemo This That's great. ntabwo nzongera ugakenera But I think it's temporary euphoria. nyamara abona ari iby'akanya gato about him. His hands, his face. amaboko ye isura ye burya ahumura Oh my God, the penis. noneho n'igitsina cye It like unfurled. nagize gutya mbona 10 times its legs, like a travel umbrella. yesu kirisiti umukobwa amagambo avuze sinayasobanura uyu mukobwa ntabwo yiyubashye we uzi ko ibintu by'uriya muhungu byose ari sawa hari ibintu aba avuze nyine ntasobanura nk'umuntu w'inyangamugayo aka gakobwa nta ndangagaciro But you don't like it. cyabagira abasobanuzi ngo mujye museka nk'ibintu aba avuze Changed. It's true. njye nahindutse rwose uriya muhungu rwose niwe wanjye Because Boring. And snooze because I want to celebrate. ndagira ngo duserebure njye nawe kuba nakize nahuye n'umuhungu akankontorora akanshyira ku Being a murongo bad friend. uri kumbera inshuti mbi
I'm your psychiatrist. ntago ndi umuhinti inshuti yawe ndi muganga wawe You want to byibuke Dick, you should be salivating. Gross. No. Look, sit down, please. cara hasi tumanze tubiganireho Yes, you do, because you're manic and, wewe menye ko ufite ikibazo mu mutwe and I'm worried. bamangayikishwe nawe kandi bagomba guhita oyandagiye ngemeze neza umukobwa afite ibyishimo urukundo rwa mutwe nk'umusazi ku buryo nta mwanya w'imijinya afite umukobwa disi yavuye yishimye ubuzima butangiye guhinduka kubera urukundo nyamara abona namwe ibibazo mufite byose ari ukubera nta rukundo ruzima mufite umukobwa yiboneye umuhungu umukunda yamuguriye na kamera umukobwa atangiye gukora ibyo akunda atangiye kugenda afotora amafoto meza katururi umukobwa yigize sikoti katururi yeah. ninjoro ngagomba kujya gusura uriya umuhungu akamutekera ninjoro harageze yiteguye kare umuhungu ataranamuhamagara ibaze umuhungu mufitanye gahunda saa 2 saa 12 umukobwa yari yamaze koga no kwambara adakerereza agahungu k'akabogari bahuye yakunze ni nk'umukobwa wahuye na Rocky ikibazo mba mbakwepera kure nimba ari n'umukobwa nabwiye ngo ndamukunda narakubeshyaga subundi umubona ndiseriye we mu rukundo reka kuri station ya polisi y'umukobwa baramuhamagaye muri iryo joro How do you know it was murder? mubizi gute ko bamwishe mama we twamusanze muri puberi bamurashe umutwe kabiri uyu mukobwa kuri polisi baramuhamagaye baramubwira ngo wa muhungu bari kucyagura yapfuye Tonight was going to be our third day. iri joro bwari bugiye kuba bwa gatatu mura nawe ngo dusangire Going to cook me dinner. yari no kuntekera iri joro yapfuye wa muhungu nyagasani yari kuntekera ifi Halibut. Salmon se oya Harbert You know any of his friends, family, or coworkers? hari inshuti zo musoro uzi cyangwa abantu No, bakorana he's an accountant. icyo nzi yari accountant Was an accountant. yari accountant But he only had one kandi yari yarambwiye ko agira umukiriya umwe guy named Barry. ku mukiriya witwa Barry Let's not give the lady false hope. Statistically, turaza kubikurikirana reka natari tureke kubeshya ntacyo turi bukurikiranemo We're gonna do our best. turakora uko dushoboye honesty. Some people prefer. reka tumubwize ukuri umuntu wishira muhungu we ntago tumuzi ntabwo dushobora kuza kumumenya Can I talk to his family? mwareka nkavuga na famiye Find anyone yet? nta famiye And tuzi if I see him? none se murahereye mumenye uwo mwishe wa muhungu ejo bahuye disi agakobwa kari katangiye gukunda yapfuye undebera ukuntu ibibazo bibaho kigaba kumukoraho ahita akivurana igipolisi bunda sasa ahita yica abapolisi kumbe nuko yari ari gutekereza agiye kubica yahise atangira yikubisa amashanyarazi yari agiye kubica Sounds like your guy was involved in some pretty sketchy business. Dodged a bullet or two. Listen, just give us a call. nugira icyo umenya uzaduhamagare kuri iyi nimero ni kuri polisi umukobwa afite inyatsi umuhungu bari bahuye rutangiye kumuhindura kumva ari mu rukundo ngo bamusanze ahantu muri puberi yarashwe amasasa 2 She's grieving. I'm just trying to comfort her. uriya mukobwa yari afite agahinda ndi kugerageza kumuhumuriza I don't think so. urebe That's why you like her. cyangwa wamukunze With a little rage bottled up inside. abakobwa babaye kuriya urabakunda Until it blows up in your stupid ass face. uri ikigoryi mwana I'm a big, strong policeman. warangiza ngo uri umupolisi ngo ukomeye Embrace you and comfort your grieving vagina. wa ugashaka kujya kuryamana n'umukobwa ngo abariho umuhumuririza ariko bavuze bano banyamasha barakwereka umugabo yapfuye nibwo yaragihura umukobwa atangiye kumukunda avuga ati ubuzima bwanjye bugiye guhinduka byibura nanjye mba umuntu usanzwe nk'abandi yaje irusororo gushyingura umusore yitwaga Justin niwe muntu bari bahuye mu buzima bw'igihe yabereyeho yumva yamukunze yaje anabitekerezaho Justin yapfuye dore umujinya yababaye nk'umuntu upfakaye aramwibuka umusore ukuntu yamukuyemo bya bintu by'amashanyarazi amubwira ati bino ntago birenze ariko umwibuka umunsi bararanye byose ari kuryama akabirota umukobwa yabuze ibitotsi yababaye kandi koko nibyo byibura umusore yaratangiye kumuhindura umukobwa yaramaze kujya mu rukundo muri iryo joro yahise abyuka yabuze ibitotsi n'umujinya mwinshi si usanzwe agira umujinya uzurebe filime sheri yapfuye za kuri wa muganga urebe aramuniga uwari wapfuye yapfuye kandi akantu k'amashanyarazi reka ngo utere imiti wa mukobwa yiguturisha yitwa Rindi muganga azana imiti muganga urebe ni DJ Felix ujumbana imiti urebe umukobwa akibuka umugabo amubwira ati njye ariko ntabwo ngutinya umukobwa n'ubwa mbere yarahuye n'umuntu umeze nk'aho ahuye n'ibyifuzo bye umuntu yiyumvamo atabasha kurakarira ngo ahemukire ni gake byari bibaye mu buzima bwe n'ubwa mbere ahubwo
none umuntu yapfuye ndakira nkurikire filime Lindy ubwo gikanguka bari bamuteye imiti do kikubita amashanyarazi I want to crush your skull with my bare hands. ndikumva gahanga kawe nakamena wumve Sorry about Justin. umbabarire ku byabaye kuri Justin wapfuye They acted like it was no big deal. Who? The police. umupolisi wari ari And focus on yourself. barawibitaho It's obvious they thought his boss had something to do with it. abapolisi bavugaga turiya muhungu imbere yaragiye guhura na boss we niwe ushobora kuba bifitemo uruhare I'm sure they'll figure it out. baraza kumenya ikijya mbere abapolisi No, I need to find out. oya ahubwo ngenda aza kumenya icyabaye kuri Justin ni igiki umukobwa arashaka kukifatiramo amenye n'iki cyabaye kuri sheri we I'm gonna find the fuckers who did this. ndaza kumenya ninde wishuriye mugabo You are never, ever going to get better. ntabwo uri buze koroherwa ariko Fuck. You're going to kill somebody. Yeah, you're fucking right. ushobora kuza kwica umuntu ninshake mwice Look, some people cry, some people drink, some people write shit poetry. I hurt people. abantu iyo barakaye bandika imivugo bakumva indirimbo bakagira ibintu bajyamo bahugiramo ariko ngiyo ndakaye nica abantu umukobwa ararakaye bimeze bite arakaye nywa shoti muri filime umukobwa ararakaye ibintu bigize international ndashaka kumenya ninde wanyiciye umugabo umuhungu bari barahuye rimwe kabiri ahisamo umugabo we ndashaka kumenya ninde wanyiciye sheri muri filime Hi, Detective Vickers. Detective Vickers I need to talk to you. nkeneye kuvugana nawe More information, but I'm scared. hari amakuru namenye ya rwa rupfu rwa Justin kandi mfite ubwoba mwazi wanjye niho uri turaje dore ngo baragiye umukobwa arabahamagaye wari amakuru yamenye ibyerekeranye na rwa rupfu rwa wa musheri we abapolisi bagisohoka muri ofisi yahise yinjira kumbe yagira ngo bahaguruke muri ofisi yinjiremo ahita aza hano hari amadosiye bari abapolisi bahasize iyo filime hano ahita akuraho ikarita y'umupolisi ukora hano umukobwa yinjira abapolisi bakorera ahita yinjiramo indani urebe filime urebe aza hano kumbe disi yagezeho babika ibimenyetso iyi ni ishati uriya mugabo yari yambaye irimo impumuro ye parufe ye za parufe nitera zihenze arazihumuriza sha kuri bano harimo telefone ya sheri we iyo telefone ya sheri we wapfuye arabanza arayitwara yibye ibimenyetso bya RIB biri buze gukoresha umukobwa yibye ibimenyetso bya RIB ndagira ngo ukurikire filime kira ni ikindi cyaha yibye ibimenyetso polisi yari guhera ikora iperereza arashaka kurishyira mu biganza bye aba ari byikurikiranira katururi urebe aza hano yaje hano urebe filime menyeri mu rugo rwa sheri we wapfuye uwo yitaye nakuye nta nubwo ari mwita sheri ni umugabo we wagira ngo arimaze nk'imyaka 20 babana kubera urukundo yari yamukunze ni umuntu waje mu buzima bwahindura ubuzima bwe mu masaha make burarega ubuzima bw'umuntu kubuhindura ntabwo bisaba umuntu kura muri firigo abonamo n'ifi disi ifi umugabo yari yateguye kumugaburira wibuke yari amwe ngo ninjoro ndagutekera gafi ifi ni firiti ku gihe katurure Hello? Hello? Hi, Lindy. Bite Lindy? Vickers. We're Detective Vickers. Lindy. Detective, Detective. you're angry, right? Warakaye senya? Feeling evidence. Kuki wibye ibimenyetso? I want to find out what happened. Kuko nshaka kumenya icyabaye. Ako ni akazi kanjye. Huh? How's that going for you? Ibyo rero bigufasha iki? Tonight, What? my partner wants to bring you Twamenya uri umwunganizi wanjye aje gufata. and robbery and probably a whole bunch Turagushinja icyaha cyo kwinjira kuri polisi ukiba ibimenyetso. Ni icyaha gikomeye cyane. come in on your own and clear up this misunderstanding. without all the, jail. She's on her way up now. Balls, where are you? Uri he? She's not gonna shoot. Umwunganizi wanjye araza kukurasa tarajya kure. Fire! Hey! Against you, Mike. So here's what's gonna happen. You're gonna put your arms over your head. I'm gonna cuff you. Amaboko ku mutwe cyangwa nkurase. And I'm gonna book you. What if I have other plans? Mfite ibindi bang. Shoot you. Ndakurasa. Then waste a bunch of time writing up a report instead of hunting down your boyfriend's killer. Wasn't actually my boyfriend yet. Uriya yari ntabwo yarabashe yari akabaye sheri wanjye. Urebe baramufasha. Dating in the city. Bamusanze mu rugo rwa muhungu wapfuye. Finally find a good man, and boom,
ahubwo wa mukobwa niwe dutangiye no gukeka ko ushobora kuba wishira mugabo nimba mwamenyanye n'umuhungu washira iminsi 2 akahita apfa. Fucking kidding me. Give me the phone. Mirizo telefone. Mirizo. Rebe. Arayimusunikira. N'umupolisi baragafasha k'ibyo bimenyetso. Please don't tell me you just called this murder. Utambwira ko wavuga n'umukobwa dukeka ubwicanye hasi. Rebe. Rebe. Babarira uyu munsi wa mbere mubi. Naga ari cyo wamwishe kari kurenga. Gaco gasotse mu rugo rwa Mungu bakundanaga. Ko bakundanye ijoro rimwe. Re filime. Kazano gafite urufunguzo ni ku ntaki yura mugabo bakundanaga. Kinjira mu modoka ye. Rwa Mungu bakundanaga. Modoka yasize. Za modoka nziza kuyatsa biramucanga. To, kwaga kura amashiramo. Remember how to drive stick. To, kwaga yatsa imodoka. Bimeze biti. Wa kigorkiwe. Urebe. Shit, I knew that sound. Icyo shwi ni iki? Iyo ni McLaren Tima 6,000 Spider. Bwoko bw'iriya modoka. Urebe. Iriya modoka irihuta cyane. Still on the phone with that cookie cunt. Gutomagara umukobwa nkuriya usuko turi kumukeka. Bakiraho modoka icaho. Hey. Re film. Barakurikira. Bimeze biti. Umukobwa iperereza rishize mu biganza bye arashaka kumenya bimeze biti. Concentrate, you two bickering. Do. Bari kuri telefone kandi bari no kuvuga umukobwa katanu. Hey. Shaka kumenya ninde wamwicishiriwe. Umugabo yari amaze kurana wakakwinde. Utarajya kure. Babe. Parikan. Sche. Yo. I'm starting to get the hang of this stick shit. Baby. Yo. Kobwa, zinga imodoka ni zimwe nziza wowe. Polisi barasiga. Stay on the phone. I'm trying to help you. Mukoguma kuri telefone twigereza gufasha. I would have to concentrate now, so it's been really nice catching up. Ahubwo byari byiza gura namwe rikamba kupe muri gutuma niko santara. You're on your own. Nungupa uraza kuri ku giti cyawe wenyine ntabwo ndi bugufasha. Rebe, kobwa arakomeza yitwa Lindi. Sche, polisi barakurikira. Yo. Bari kuri telefone, bose bari kuvugira, umwe ari kuvugira kuri P37, umugabo ari kuvugira uyu mupolisi kuri S17. Yose na amatelefone meza agezweho muri Kigali ndetse ya Itel. For yourself. Yo. Rebe, umuji. Yo. Kobwa afite za modoka nziza ni modoka yasizwe na sheriwe. Twamwita sheriwe. Twe twabonye ko nta minsi 2 bari bahuye. Ni incuro 2. Yo. Aramukurikira. Ibe film. Arashaka kumenya ninde wanyiciye sheri. Siko kagira umujinya. Buryo kakuzemo. Katorori. Yo. Umuji. Baby. Don't bitch on me now, bitch. No. Acha sanse nike umupolisi akurikiye umugezi wa nabi. Uyu mukobwa polisi aciye sanse nike. Mukobwa yanga kuva mu nzira tugongane. Baby. Polisi bimucanza ava mu nzira. Ari sanse nike. Manuka. Polisi babiri barasigara. We n'umusazi. Shaka kumenya ninde wamwiciye umugabo. Sore bamuzi izina rimwe yitwa Justin. Ayandi makuru amufiteho. Ikindi azi ngo yarafite umugabo ngo boss we ngumwe ngo yitwa Barry. Turi modoka y'umusore nzimba bafungura bajyana hejuru. Karamu zatumbona mu minsi iri imbere nimukomeza kuma amafaranga ikibazo muringo namo yatanga kini. A lightsaber. Yesa zakunino. Telefone yawe yazanye ni hehe? Yeah. Ni muri New Species. Kwa Kiza ari ku iposta. Yesa zana ya telefone. Urebe kugera no kumbe muri New Species ikiza bari kwikinira ama video game na gengeye. Who's in charge now? Ninde uyoboye hano? I'm the manager. Ninjye Kiza manager. If you're the manager then. Nimba ariwe Kiza rero. Person I want to talk to. I need someone who actually knows what they're doing. Nyene umuntu uzi ibyo akora. You've got in this. Umuntu w'umuhanga mu byo guhakinga kinjira muri telefone aba yagurisha akamenya nibici birimo. Uwo bamwita Andy ninde? Kiza yesa murangira witwa Andy. Ni muri New Species. Usanga udukoresho tw'ubwenge
turiya twose muba mukeneye urebe kumbe dore andi n'akana gakobwa wibagiye password se oya It's more the man I loved was murdered and I ni umugabo nakundaga wapfuye now I've got to track down the bag. nibyo telefone ya polisi ndayizana ngo nkurikirane menye uwamwishe nanjye mwice Cool. urabizi ibyo bintu biri cool n'akana gakobwa kari hano kahita kinjira muri telefone rebe And we're in. telefone twagizemo indani Obviously. wakana uragahanga biragaragara ariko History. This must be a burner. Your boyfriend a drug dealer or none se shiriwe ko yakoreshaga telefone za banane za telefone bagira ngo polisi idakurura yacuruzaga ibiyobyabwenge simbizi Right. rebe I don't. Did your mouth just fart, Doug? uyatuka cyiza igitutsi ntasobanura n'akana k'agakobwa The last 7 calls came from an abandoned building downtown. nimero 7 zamuhamagaye zose zamuhamagaye zavaga mu nyubako imwe Not sure. iyo nyubako yitwa ngo iki rebe mwana arakurano Barry Kasparsky. wamuhamagaye yitwa Barry Kasparsky kandi batubwiye ko ariwe boss w'uriya mugabo uyu mugabo gahigwa na polisi witwa Barry That's the guy. uyu niwe muntu uheruka guhamagara sheri wawe ndakwishyura ngahe Me, you can't afford me. muko ntago wabona amafaranga unyishyuye akana gato kagahaka amusigira ku ntacyo ya modoka nimba atabona yamwishyuye amusigiye ya modoka ahita avayo bamenye inyubako ituyemo umugabo witwa ngo Barry Kasparsky ngo niwe bagiye kureba rebe ngo Barry Kasparsky ngo niwe wari boss w'uriya mugabo niwe wiruka no guhamagara sheri w'uyu mukobwa asaza kumureba aho yaje kumureba hari ababonsa ubundi yantare baba bonsa usanga nyine nta ribi ryabo yo baharinda rebe nakurino gerano hari intambara rebe dore intambara kumbe hano hanashe kurebera haba imirwano umukobwa akavayo rebe filime hano abantu bari babashese bari mu mirwano yambikira ibitemewe na leta ibera ahantu utamenya bari mu mirwano kandi umukobwa aje gushaka witwa Barry igisaza basore ibyo muri kurwanira byose ni mwabiganiraho ni amafaranga twe tuba twashese Is it too late to put dollar on the other one just because hari ikibazo se ngusheteye you left when you hook? niba ikibi cya mbere Are you Barry? niwe bita Barry Sam. Just you seem like ndabona asa nkaho ariwe Barry What do you want? urashaka iki Well, I wanted to pick your brains about the phone calls you have with the accountant that works for you. ndashaka kubaza nimba hari umu accountant uzi muherutse kwica uri umupolisi uri FBI ndasheriwe ngende isheriwe twasohokanye nka kabiri mbona ko ari umuntu tugiye guhuza Probably. Well, amazing. I mean, that saves me a massive headache, Barry. nabara Barry mukira I didn't say I'd tell you. ntabwo nakubwiye ko ndibukubwira abo muntu nimba muzi Face stomping, bone breaking. uraza gutuma nkwica nutambwira uwo mu accountant nimba mwaramwishe I tell you what. mubwire How about I beat 3 of your best guys? ninkubita abasore bawe batatu urambwira izina ry'uwishe uwo mu accountant sheri wanjye bita kuri bagabo batatu uyu mukobwa bakubite namara kubakubita ngo baraza kumubwira ngo wishe nde sheri we ngiye nkunda abagabo bashaka guhangana nanjye Okay, so what are the like rules? amategeko ni ayahe nta mategeko hano tugira mu rwane nkaho nta tegeko rihari rebe sawa biti rimwe hasi twabwa aramucira rebe rimwe uramenye iki gikobwa ni igisazi ntabwo bakigira urebe filime yo nambara jya ku bagabo kuramenye uyu mukobwa ni umusazi yaratojwe yagiye no mu gisirikare ni umusazi mugeri hasi yo uwo ni Madiba ni abasazi Madiba na Kada rebe fata umukobwa hano rebe jewe amukura amayera yari ku moko kigabo jewe Lucky guess. ya hasi mutwe Madiba ibyo bamukoreye imirwano irarangiye umukobwa yishe abantu batatu abandi mwese muri hano musohoke Figure Adams out. Rebe Really working for me. yo umukobwa arashaka kumenya ninde wamwiciye sheri bidatinze bahise bavayo reba filime zakurino
batangira kunywa ku rwunge. A1 nari nkeneye urwunge banteye icyaka. Okay, you were going to tell me who killed Justin. Kira ninde wishe Justin? Umve. Those men back there. Bara abagabo bari hera twasize. They work for. Barankorera. They respect me. Baranyubaha. They pay tribute. Bakampa n'icubahiro kirenze. Because they know that I am a man of. Impamvu bankorera bakanyubaha nuko bazi ko ndindi ijambo ryanjye. Like this. Ariko ngiye kukubwira ibanga ntuzarivuge. Because the truth is. Ukuri ni. All that I have is because of one thing and one thing only. Ikintu ngenderaho ni kimwe. That I have never been a man. Ntago ndi umugabo uvuga ijambo ngo ndisohoze mbabeshya. Umbaho rero nawe nakubeshye ko nzuwisha sheri wawe ariko ntawe nzi. Ndagiye. Umukobwa mutunga imbunda. What is it about gross old man? Ariko ibisaza gute musuzugura abakobwa bakiri bato. Reba! Saza! Cyanze kumubwira aragikurura. Arakubita. Interesting ball color. Bege intoryi ziri hano. What are we calling that? Ox blood? Tuzite gute ox blood? Just like a woman. Straight for the nuts. Kuki abagore ariko mukunda intoryi? Although evolution hasn't really been kind to you guys putting me on. Nabizi ndagukubita amashanyarazi ku ntoryi urambwira. Come by flick. Intoryi na amavi hari hasi nyine iki niki. I don't know. Ntago nzi wamwishe. Kubita amashanyarazi. Gareth Pfizer. He's my boss. Yego niwe boss You wanjye. kill his accountant. Kucisha accountant wanjye. He was skimming the books. Ari wabona hari bitabo. And the government. Yaratangiye kwinjiramo bye. Akaba yabijyana nanone kumuteza leta kubera umugabo kuri biteme n'amategeko kweri accountant we. Exactly that stupid. Kubita amashanyarazi. Rebe. Yo. Usamenya undi muntu wishe sheri we witwa Gareth Pfizer. Ubwo niwe agiye kujya kureba. Tuvyari. Uyari mu bitaro hano. Background check came in. Bano bibuke bakoze impanuka. She's got a history of violence. Wa mukobwa namukoze iperereza. Yagiye akubita abantu akabatoteza. Classified type shit. Akazi yagiye akora ntago kanditswe mu dosiye ye. Gusa ngafite ikibazo cy'umujinya. Still don't think she's the type to blow her boyfriend's head off. Uyu mukobwa bivuze ngo ni baba usanga barisha abasheri babo. She's got a short fuse, doesn't make her a murderer. Uriya mukobwa kuba arakazwa n'ubusa ntago bimukira umwicanyi ariko. Times common sense trumps protocol. Hari igihe umuntu aba afite umujinya mwinshi ariko nawe afite amahame agendera atapfa kwica umuntu. What am I supposed to eat? Ariko uyu munsi nari kurya iki? See what I can swipe from the gunshot victim next door. Always taking such good care of me. Thank you, partner. Urakoze buri gihe unyitaho umwunganizi n'umukobwa. Yakomeje kwiga ku mukobwa. Areba ibye ni ibiki. Allergic to latex. Kumba kiri hano hari umwinjiranye. Wow. Umukobwa yinjiye hano. Urebe kamusanze kwa muganga n'umupolisi. Bother. I'll run away and you'll get yourself all. Umukanya ndaba ngiye kubaza utubazo duke. Here. I did get a bouquet, but I gave it to this woman in the Nari elevator. nakuzana indabyo nyinshi ariko hari uwo twari muri lift muri sanseri. Something horrible. Couldn't stop crying. It was really. Mbonye ari kurira cyane ndazimuha ngusigariza ururabo rumwe. Wanted to say thank you for warning me. I wasn't warning you. I was giving you a Kandi nishobora gushimira ko wamburiye uriya mugore ngaje kumfata. No, I found out who killed Justin. Namenye wishe Justin. Who? Ninde? Gareth Pfizer. Yitwa Gareth Pfizer. You got any proof? Ufite ikimenyetso? Obviously not the sort of person who gets. Oya nta kimenyetso mfite. What do you know about? Uwo mugabo muzi ikiga polisi. Billionaire reckless. Uwo mugabo afite za miliyari ze n'umukire. Pies. Akora ibikorwa byinshi nta muntu ukimukoraho. Touch him. Nge ndaza kumukoraho cyane. And a lot, and not in a way he's going to enjoy. Kandi uburyo ndi umukuru ntabwo ari buze kubyishima. Ndamukura he. Kuki uri gukora ibi? Is this Justin really worth you risking your life? Ese uwo mugabo Justin birakwiye ko watanga ubuzima bwawe kubera we? Know him. I didn't know half this shit he was caught up in. Uwo mugabo ntabwo muzi Justin wapfuye sheri wanjye ariko nanone nabonye atari umuntu mubi. Nobody does. Well, no, but most people make me want to run away screaming or snap their fingers off. He was. Hari abantu bagumye bashaka gutuma abandi bantu bata umutwe, abo bantu nkwiye kubahana. Sasa umukobwa arashaka kumenya baramubwiye ati umugabo uri guhiga wishesheri wawe. Witwa Gareth Pfizer. Ni umugabo ufite za miliyari ze. Nta muntu ucyumukoraho ibikorwa byose yakora ari abantu bitwa ngo ni indakoreka. Abari muri Imperial Tower. Uwo mugabo ngatuye mu nzu bakubita ngo ni Imperial Tower. You're not in a great position to stop me, are you? Ariko ntabwo ari byose icyo ntabwo ari kuhamagara. Yakive inyuma mukubitira ikintu cy'inkokora. Umukobwa agacisheni. Amenya ahantu umugabo ari. Yari muri Imperial Tower. Bimeze bite umukobwa acisheni. Dore ngo wafa to mu bitaro. Rebe. Hey, mu bitaro. Yakurikiwe. Bimeze bite. Aravuze ati umuntu wishesheri wanjye. Sheri wanjye twarembuza umuntu mubi. Wamwisha kwiye kubiryozwa. Kuri mugabo ntabwo yari umwana mubi. Bimeze bite. Katururi. Yeah. Rebe film. Yo. Rebe.
Hey. Hey. Kobwa afunga hano acisheni bimeze bite badanangiye kugera hano urebe mu bitaro we ni umusazi yifitiye ikibazo yakuranye arabanza afunga hano aho yisanze muri materinite hamwe bashyira uduhinja twavutse duto tw'iminsi hajya so bita muri materinite niho yisanze aho ugasanga akana gakuza ari akaninja kumbe kakivuka kahuye n'isadunda nk'iri gusa umwana wakuze ari isadunda kubera yahuye n'isadunda nk'iri rikamukoraho batangira kurira ziba uyu mugore agira amahane ku buryo akana gashobora no kurira akagakubita inki ziba umve ziba warwavumba we nyumvira umukobwa uri hano nikavuze ntago ndi kumuhimbira kagira umujinya kandi uyu mwana umwe arize bakoranaho bose baririra icyarimwe bakoranaho wagira ngo bararepese minja zose zitangira kurira wagira umukobwa atangiye kurakara yikubita amashanyarazi ngo buno buhinja atabutera inkonje yikubise amashanyarazi kuko arakaye yabutera inki ibi byana bitaziba kazamo ruva huri ruva huri ntuhumeke ikindi sindi bugisobanure ntunahumekere hasi ndakurasa Put the gun down. shyira imbunda hasi Because I want you to be ready. Ready for what? This. urebe hey ntutinyuke I trust you. anagagahinja urebe kugira ngo batamurasa yakanagiye umupolisi polisi kumutunga imbunda arabirika agasani aryamisha akana kobwa shesheni ubu yarakurikira umukobwa ni umusazi yeah. urebe hakunino dore inyubako ajeho bayita Imperial Tower ngo niho uwo mugabo atuye uwo mugabo ngo nta muntu umukoraho hari abantu bitwa indakoreka biba byaraciyemo dore umuntu wahura nawe wa mbere winjiye muri iyo nyubako filime Can I help you? nagufasha Pfizer. Gareth Pfizer There's no one here by that night. Okay. nta gahunda ariko mwari mufitanye Not less painful for you if you just point. nutareka ngo mure nawe uraza guhura n'uburibwe bwinshi Can I be of assistance? uwo mukobwa twamufasha ra Delacroix, this Mr. Delacroix uyu mugore is asking for a Mr. Pfizer. ari kubaza ngo Mr. Pfizer She threatened. nanjye nteye ubwoba You're fired. ndakwirukanye For what? nzira iki Your tone, miss? uburyo uri kuvugamo madame Right this way. ca hakuno rata tukwereke Pfizer ushaka ngiye guhura n'ingagari uyu baramwirukanye uriya mugabo yari ikigoryi umva agakobwa undi mugabo bahuye wamwita Mr. Delacroix avayo yo binjira hano filime That's strange. I would have thought the big cheese would be on the top floor. ko turi kumanuka hasi nari nzi ko abakire baba bari kuri nivo yo hejuru n'ubundi boss ari kuri nivo yo hejuru umukobwa w'umuntu uri muri basement nyagasani bamukomye akantu kanguka ari hano baby Clean blow to my brachial plexus nerve group. Good one. buryo ubise mu mugongo ntago ari byiza hari ibitsinga bamukuyeho You must be security. niwe ushinzwe umutekano hano Unless this is some really fucked up date. Hit up, and you are? About to pee my pants. mbese ndi kumva nshaka kwinyarira We're here. nanyweye Red Bull zirindwi The drain in the floors for. ko hano hantu se harimo nanone imiferege It's a really bad idea to take those. I need them. ibyo bintu wanguyeho ni bibi cyane bamukuye ibyo bitsinga mfite umutima ufite ikibazo niyo mpamvu nambara ibyo bitsinga ubu ni ibyanjye Why are you here? kubera icyo uri hano I need to see your boss. nkeneye kubona boss wawe
He killed Justin. Boss yishe Justin. Who? His accountant. Justin ndi yari accountant. Why would he have killed your Justin? Kubera se yabarishe Justin. Boring, everyday bean counter who's hari cooking the books for nyine shit yaba yaramubangamiye kuko Justin yarabangamye. and tossed in a dumpster. Sounds like he Kamwaramwishe ngo bamushukunye muri puberi. seemed like a solid lead. Rero nabashije makuru banyubara kurimo. Barry told me. Bari niwe wambwiye ngo ni hano. Are you a relation of the deceased? Wapfuye mufitanye isano. No, I was. Nyine. No, we were. Nyine wapfuye. Ndabyumva. No, nor do I desire to. I'm going to give you a chance to vacate. Giye kuguha amahirwe yanyu musohoke muri iyi nzu yacu mu mahoro. Nintasohoka. You will find out what the drainage system is. Nudasohoka uraza kumenya iyo miyoboro ya rigori iri hasi aho ngaho wicaye ikisobanuye. Bagiye ngo kumuha amahirwe yanyu masohoke hano. Bebe. Umukobwa baramwambitse bahita bamutegera n'imodoka bamuha n'umushoferi ave hano areke guteza akavuyo mu nzu y'umukire. Abagabo bubatse amataje yabo kazuzanyemo akavuyo. Bebe. Yeah. Veste yaje akeneye kaka veste ke yari yambaye bagasigaranye kamwe nyine gatuma atarakara bagasigaranye. Urebe uyu dore inzira baca filime yo muri ya nyubako kumbe muri iyo nzu tu ako nino hari ubusiritse ku migozi ku bamumanuye nyigasani ni igisaza uzi hari ibyo baje kumucumura hano ubusaza. Apologies for the disturbance. Utabarire kuba tukubangamiye. Visitor, a woman. Hari umushyitsi waje w'umugore. She's peculiar. Gusa umugore ntabwo yarasanzwe. Yarasanzwe. Mfite kuva muri iyi modoka. Can you let me out? Wareka gasohoka muri imodoka nta nubwo yambaye bya bitsinga bituma atarakara. Seem overly familiar, but I gotta take you home. Badabambwiye ngo nkugeze iwanyu. Dekura. Asking about an accountant. Yaje basanga iby'umu accountant. A concern? Let me out of the car. Reka nsohoke wa musaza we. Let me. Ararakara gufatira igisaza kinano kimutwaye. And aware of her presence here, so I opted to let her go. But enough of a concern to bother me with. Umukobwa ubwo nazakomeza kaza kutubangamira. Igisaza kiramugera icyo bita ariyo wa mukire batubwiraga. Yanga gari. Modoka yaparitse hano nabi. I'm sorry. I'm sorry. Bebe, umukobwa fayo. More light. An unknown variant. Yeah, now. Uwo mukobwa ariko nabonye nta kibazo yateza. Like. Abo bantu wita ngo nta kibazo bateza. Deal with her. Nibo bagiteza ahubwo mumukure mu nzira mu mwiteho. Umusaza atanze itegeko ato bantu batangira kumenyera bazi wanjye mu mwice. Bebe. Bantu barahumuye. Oh fuck. Umugabo gutaye asanze umukobwa hano. Ni muganga we. Lost my device. Ya device yanjye nayibuze. You really need it, please. Nkeneye indi. Umukobwa kandi yibuze abafite umujinya. What happened to the lamp? Tara ryabaye iki? Figured if things got really bad, I can bite down on both ends. Don't do that. Umukobwa yari yazimije itara avuga ati nibiza gukomera ndaza kwikubita amashanyarazi ku munwa. We. Sorry. Babarire fata. Kagira umujinya. Gakene bya bintu kambara nyine. Be old yellow. Yeah, it's a classic. Hino yitwa Odiero yiziye ni yakera. How it ends. So if I try anything, kill me. Ningira icyo ngerageza usekunda sa. Umukobwa kubera makeup bisiga ari kurira ukabona ari kurira ibintu bisa nk'icyatsi nk'umuhondo kumbe ni amarira buriya nyine yahuye na bya makeup byabo. No mu ngo baba basizemo ibintu by'imikara. But I can promise more innocent people won't get hurt along the way. Ndagusezeranya ko ndi bwica umuntu wanyicesheri ariko abandi bantu badafite icyo bahuriyeho nacyo nago ndi bubice. Mu nzira kugira ngo agere ku Chinese food. Ibyo ry'ibiryo by'abashinwa. Kung Pao chicken and sweet and sour. Iyi inkoko bayita Kung Pao chan ni inkoko y'abashinwa. You should eat something. Kiri cyurya. Don't touch the shrimp fried rice. Gusa umuceri ku ruhande ntukoreho. Uwo ni uwanjye. Hanyumva. Uyu ni muganga we
reka ngushakire irindi kota agiye kumukorera kandi kaveste kazajya kamukubita amashanyarazi umukobwa yicaye rebe ibyo byarabaye bukeye bwawe mu gitondo cya kare umukobwa yabyukiwe kugira niwe iyo afunze umuryango cyangwa umuryango iyo bakubise ya nimero 9 irikubita yahise yanga guca ku muryango aca mu idirishya aketse ko wari wamwinjiriye mu nzu kugira ku muryango iwe bari bamuteze iki igisasu wamukire atanze itegeko ngo uyu mukobwa bamwice yageze anasanga bari bamuteze igisasu uyu mukobwa asa ku gisasu bari bamuteze uriya musaza yavuze ngo uyu mukobwa bamwice abantu bamenyera ingagari baza mu rugo rwayo bakwiye gupfa singa abantu baza kunsura batampamagaye rebe umukobwa icyo yakoze yasije kuri cya gisasu atangira kugitegurura akinjiramo akanda kandi ibyo akanda filime witonze bimeze bite akanda kandi ibyo akanda hano rebe arangije afungura na gaze irazamuka urebe agufatira aluminium ayishyira muri iki muri micro onde iyo ushyize aluminium muri micro onde ugacanira biraturika uzabigerageze nk'iyo ariko ubwo ndabwira abantu bakuru abana ntimuzabikore ahita wa mupolisi kora ibicyano I'm hiding from the beat cops down the street. What are you doing? It's sitting outside. Gende kwisha polisi ubwo urakora icyano Are you wearing my knickers? I'm doing my job. Ni ukora akazi kanjye See, we've taken down another major drug kingpin. nawe utangiye kujya ucuruza ibiyobyabwenge ubinyujije mu bana se ko wagendanye umwana Setting the class pet free. umwana ari mukuye ku ishuri Hamster. Rabbit. Hey, listen to me. nyumva Pretty nasty guys in the hospital, you know, and their description of the deranged psycho who put them there matches you. What? wafashe umugabo bandura kubita umujyana mu bitaro kandi biravuga ko umuntu wamukubise ari wewe Around with me, Lindy. Lindy Okay, but not now. I need you to look after this. ndagira ngo kano kantu kiteho Something evidence for you. I'm not asking you to. Look, I'm giving you the ndikugerageza kuba amahirwe in here. kuza tugufunge Just not yet. ndaza kuza mu mfunga ariko igihe ntabwo kiragera Mate, Faisal's not some dickbag gangster, okay? He's gonna be looking for you and he's gonna kill you. uriya musaza uri kumenyera w'umukire Faiza ntabwo yari yamabanda asanzwe aciriritse ni umuntu byonyine kujya kumushaka babikwicira No. tarakore pingumva Bad idea. I've got this condition, okay? It makes me snap. I can't control it. mfite umujinya mwinshi muri kano kanya nabashaka kontora n'ushaka kunyambika amapingu Electric shock. kano kantu ubona nkanda nagatuma kankubita amashanyarazi sindakare Hurt you or sinshaka kukubabaza anybody. cyangwa undi wari wese I don't think you'd hurt me. njye ntabwo ntekereza ko wambabaza oya Would you leave me on my own with him? ku buryo wansigira uno mwana se Yeah. yego I don't think you'd hurt him either. kuko uyu mwana nkeka ko nawe utamubabaza umukobwa yongeye kubona undi muntu umwizera w'umupolisi Feel like. wumva umeze uti umugabo ahisha amapingu Come on. sawa What do you... Here. kora hano umve kubita amashanyarazi umugabo arikanga umukobwa ari kumubwira ari gushaka kumwumvisha ubuzima abayeho Okay, you know what that tells me? Way more screwed up than you thought. ye narangiritse kurusha uko ubitekereza ibaza ariko umuntu ugenda yikubita amashanyarazi kugira ngo atarakara bivuze ngo byibura buri nyuma y'umunota umwe ararakara ku buryo yakwica umuntu mbega bisaba agenda yikubita amashanyarazi ngiye kukorohereza I treat you different because you are different. gufata nk'umuntu utandukanye kuko nawe utandukanye niyo polisi bayikaze kiraho ya nyubako y'umukobwa iraturika ukere yafunguye gaze harimo igisasu He's looking for me now. ubu nta muntu uzongera kuza kumira inzu yanjye iraturitse umukobwa ahita acaho What's that? rebe Dad? papa biriya ni ibiki yo baje kuzimya bazimya umukobwa yakamije arashaka icyo gisaza amenye niba aricyo cyamwiciye sheri byose bisobanuke katururi Lindy, listen to me. Lindy ndagira ngo nyumve umva muri kano kanya ndahuze Games anymore. sinshaka ko dukina imikino have to stop looking for justice. ndekiro gushakisha ushe Justin Know what you're capable of. icyo ushoboye ndakizi nabisomye mu madosiye yawe Up on some bullshit database. Listen, detective. njyewe nyawe ntabwo bansoma mu bitabo rero muri ziriya database zanyu wapi You wind up dead. Just let us do our. sinshaka kukubona wapfuye Does that mean you're gonna go in and arrest Faisal? none se uraza kumfasha dushaka witwa Faiza tumufunge Yeah, thought not. bivuze ngo ntacyo wamfasha n'ubundi rebe umukobwa agarutse kuri ya nyubako
Abana ari kwitabira telefone nawe. Nyagasani, uyu mukobwa ni umusazi. Ntabwo bagira. Yuri etage ya nivo nk'ijana. Kari kuyurira nta migozi ntacyo. Umukobwa ni umusazi. Hey! Nyagasani. Yuri etage ya wa mukire. Ashaka umukire. Ahubwo rubanda baranatinyuka. Dore umukobwa ari kurira we. Dore hano kari kurira. Dore hano kari kurira. Ndebere filime. Kageze hano hejuru. Sice. Yasanze bamutegereje. Inzu z'abakire nk'aba. I was hoping to see you. Nanjye narizeraga kuza guhura nawe uyu munsi. Inzu z'abakire nk'aba. Kamera ziba zihari iki n'iki. Dore ingagari ni umusaza w'umukire. Karafashwe. Yarahumwe. Nimba ingagari nuko nzajya mbigenza. Kuza kundeba tutavuganye mita mbabwira nti mu murasi. Ibyo byonyine. Buri umuntu uza kukureba mutavuganye rigasaba agenzwa n'iki ko ari igihe yabaze no kukurangiza. Uza ku Like lobster? Muko umeze nk'ibi byo kurya ndi kurya nibira bya robusta n'ibiboro bajya barya byenda kumera nk'ibifite forume. Christ. Most people don't realize Abantu ntabwo bajya bimenya ko belong in the same biological. ko robusta burya iyo yinjiyemo yenda kumera nk'ibinyenzi. Robusta ngo yenda kumera nka cockroach ariko bifite n'ukuntu n'ubundi bitirebye. Byose ni bibi. Have the same compound eyes. Byose bifite ubuguru umeze nk'ubujombye wo mu mpande. It's the same. N'inyama zaryo ziryoha kimwe mugabo umenyereye robusta akarya n'ibinyenzi. Cockroach is poison. Cockroach ariko bira binyenzi bifitemo amarozi muri by'uburozi. And boring. What a winning combination. Byose ni bibi kimwe nawe umeze nk'ibyo binyenzi mwese muri babi. You are an odd specimen. Wa mukobwa uri ikinyabuzima kidasanzwe. Umve. Not sure what phylum you belong. Sinzi ubuhe bwoko bw'ikinyenzi uri cyo ariko nawe uri cyo. My therapist and I are really delving into. Jye n'umuntu mfura hari ikintu twemeranyaho. You're here to kill me. Bambwiye ngo wajije kunyica ariko. Something about an account. Umaze ibintu by'umuntu ngo mu accountant w'umukontabure nishe. Ni sheri wawe? We hadn't put a label on it, but he was. Twari tutaramenye neza nimba ari sheri wanjye ariko yari umuntu udasanzwe. Kill a lot of people. Wa mukobwa rero ngiye nica abantu benshi. I suppose some of them may be accountants. Kandi abenshi muri bo bari abakontabure. Biragoye ko namenya umukontabure nishe mufite mukundana. Umbabarire nimba mu bakontabure nishe arimo na sheri wawe ariko ntago muzi nishe abakontabure benshi. Ibintu bya bisaza usanga ku cyumweru byica abantu nk'ijana. Niba umuntu uvuga ngo roke ngo hari umuntu wahemukiye buri munsi mpemukira abantu buri munsi ngahemukira abandi gusa namenye umuntu uvuga nahemukiye arinde. None abo nteganya guhemukira nibo benshi. Ni nk'iki gisaza nyine. Ndabikunde abantu bari kuvuga ngo ndi umuntu mubi. Ngo ndahemuka mba numva biryoshye nyine bituma abantu bantinya. Mukomereza. Kuruki ni umuhemu ntago yakini ibyo bintu ndabikunda kuko ari ukuntu abantu bari bamaze kujya bamenyera ngo kuko ndi umwana mwiza ariko basigaye bantinya. Na Jay-Z bajyaga bavuga ngo ni Illuminati ngo ni shitani tukamutinya. Tangire mujye mumvuga nayo muvuga ubugome bwaye. Cookie and juice. Mugabo yaje yakorera. Nta ji mufite hano se. Irahari ariko si yawe. Kuko karanamenyera. Did you pull the trigger? Ese niwe bategetse ngo ukuri imbarutso wishe Justin? Though I wish I had. Ntago ari njye wamwishe ariko mba nifuza ko yakabaye ari njye wamwishe. Kobwa bamukubise bakaraza ibyuma. Sit back. Icara utuze. Enjoy the ride. Muri kunkora ibiki amaraso batangiye kuyamukamura. What exsanguination? Exsanguination uzi icyo ari cyo? Nibisobanuye gukuramo umuntu amaraso mpaka apfuye. Agasani. Exsanguination niba gukora. Kobwa rarakara. Kabe cyawe. Umukobwa yarakaye afite n'ibibaraga. Barabitubwiye. Nambara. Film. Do. Nyuru. Kabe. Nimwe. Hasi. Igaga kobwa. Yo. Kobwa arakamani kuno mugabe byakora arabizi. Arabizi. Punch. Igipfunsi. Igipfunsi. Nimwe. Uramenye umugabo. Umugabo kubisa umugeri w'ingusho. Jewe. Jewe mu rutirigo. Tirigongo. Tirigongo. Turashize. Umukobwa nasanzwe. Nshaka kumenya uwishe sheri we w'umunsi umwe. Ariko hari abahungu bazi gukonfirima. Guhura n'umukobwa umunsi umwe. Umukobwa akagukunda kuri uru rwego ku buryo yajya no kwica abantu kubera wowe. Nyamara hari abahungu bazi gutegura. Hari abahungu wagira ngo bwombo bayize superieri we.
kuko rero ubwombo ni urukundo bagira ngo urukundo barusanze ruri rukare barugira international bitana n'umukobwa arimo akaba yatavuga ati njye ahubwo nzica n'abantu bazamuvugaho do punch yawe do kwabwira hano rwanye cyane wibuke ibi bintu mwana ya ibyo yakuriyemo ngiye no mu gisirikare mfite umwitozo afite n'ibibaraga bagiye bamutera ibiti byinshi cyane kobwa nasanzwe rabe yawe muretse dano yawe filime yawe hasi rabe amwitendekaho karamunaga karamuzinga gasani ntabwo rubanda baranatinyuka yewe ahita ahekaga agahiga ke afatira agahiga ahita acana hano hantu arahazi bigeze kwa munyuza rimwe muri esanseri ajye kureba icyo gisaza cyamaze abantu yo zamuka hano kubwa ya shano baby filime ukobwa kugera hano aho wa musaza bari bosi urebe filime yasanze wa musaza yapfuye hari uwaje akoma amashyi ninde wa musaza yapfuye Faiza umukobwa yikanzemo Justin wamushe bravo well done wakuze neza aracyari muzima I gotta admit Lindy reka mbyemere Lindy right toward the end there I didn't think you had it in you ntabwo nari nzi ko bino bintu uzabikora nk'uko nabishakaga babarire decided to take care of Faiza myself ariko Faiza nahisemo kuba ari njye umwiyicira wa musheri waracyari muzima you covered in is it that time of the month kufite amaraso menshi uri mu kwezi kwawe uri mu mihango ariko I saw you narakwiboneye wapfuye the guy in the cat wa ndabonye mu isanduku yaraseka some bum off the street uriya ni umuntu bakuye ku muhanda twishe tubeshya ko ari njye umugabo ari kunywa n'urwunge I just paid off the coroner you know ndangije nishyura ba bantu bashinzwe kubarura imirambo babeshya ko nyine ari njye wapfuye the CIA can't operate on US soil USA ntago nako CIA ntago ikorera ku butaka ntabwo yemerewe gukorera muri Amerika ngo iharangirize akazi Yeah, I needed someone from the outside, you know. Nari nyene umuntu uturutse hanze. Attention away from myself. Wa muntu ninshaka kwica no musaza abantu batazakeka ko ari nje wabihisemo. Wamisemo. Why? Kubera icyo wahisemo nje. A glowing recommendation from Dr. Wa muganga kuvura Dr. Mankin yambwiye ko uri umusazi nta kintu utakora. See, bambwira kuri ngigikoresho. Yeah, my little kamikaze. Bega byaremeze nko kwizirika igisasu kuza gukundana nawe. Mvuga ni nzakwikundishwa. Undi ujye kunyicira umuntu. Uyu mugabo yarere biteguye. Yikundishwe kuri aka gakobwa. Karakari kajye kumwicira n'umusaza. Puppy thought they were just going to get a treat. Umugabo ni CIA. Got detonated into dog burger. Mu ntambara y'isi ya kabiri bajyaga bohereza imbwa zambaye ibisasu zikajya kwiturikiriza ku bagize ku banzi nyine ku basirikare bandi bagapfa. Failed or got killed in the process. Well, you know, cost me nothing. Urabona kuba waranyiciye bano bantu bose kumpa kugeze kuri musaza ngo mpaka apfe. Who the fuck? None surinde. Who am I? Dinde. I'm the only one keeping this old shitbag from killing innocent people. Ni njyewe utumye kino gisaza gipfa kugira ngo kirekere kwica abantu b'inzira karengane. Nobody can touch him. Uyu mugabo yarigeze ko nta muntu umukoraho. Usibye kuba narateguye uriya mupangu kugira ngo nzagusaze wowe uzumwice. Mbega niwe wabashe kumugeraho. Ubu ntabwo ukiri indakoreka wa gisaza we. Wanyana yimbwa we. Ndakwica. Gerageza. Cyangwa njye nawe turyamane. Umusore. Turyamane. Zingu n'umusore afata n'umukobwa nk'igikoresho. Bita amashanyarazi. Yagiye mwikundisha agira ngo n'umukobwa azaza mwiciro n'umusaza. Iki? We had fun, right? Nawe twararyamanye turi nezeza. You did all this. Urangije tuza kwica abantu kubera nje. You must really be in. Ariko menye wari wankunze cyane wagakobwa bakubita y'amashanyarazi. Was that too strong for you? Oh, sorry, I did a bit of tinkering. Ambabare ndi kukujomba amashanyarazi. Kubita amashanyarazi umukobwa. You know what though? It's going to turn out to be a really beautiful story. Iyi nkuru izaba iryoshye nyine igibwira abantu. Broken princess. Igikomangomakazi cyari cyataye umutwe. The death of her lover. Cyagiye guhorera urupfu rw'umukunzi wacyo. Bigera naho gipfa.
ndaje nkwice gasa n'umusore ntabwo yigeze akunda n'umukobwa niba abateka mitwe kuri sasu na sasu ririmo niba abahungu bagenda bigize inyangamugayo bakababaza abakobwa uzi igisekeje nabona kuri umurakare cyane ntapfa kukwereka urukundo ngo unyiyumvemo bigeza aho kugezaho nkorera akazi ariko byarangiye mbonye koroshye umukobwa byanyoroheye kugeraho nasanze ikintu wari ukeneye umuntu musambana gusa kugira ngo ube wakora akazi akeneye kose kandi amashanyarazi umukobwa yarabaye kubera iryo jambo agahungu yari yarakunze ijambo kamubwiye ati nasanze wari umukobwa wataye umutwe icyo wari ukeneye n'umuhungu musambana ubundi akakugira nk'igikoresho ukajya ukora akazi ke yagasana umukobwa yarababaye biramurenga agahungu yakunze karamukoresheje kaje kigize inyangamugayo urabizi koko ndi muri kwa kwezi kwanjye kw'imihango rebe kobwa fayo yamushugunye igikapu itacaho amunagiye igikapu itacaho usigiye impano y'urukundo ya nyuma kureba hano mu gikapu harimo igisasu aramutuka kandi hano yaragatukije agahungu kamubeshye ukuntu abahungu bakoresha abakobwa ubwo yarabiteguye aravuga ati ndifuza kwica igisaza kibangamiye abantu ariko kugira ngo yice icyo gisaza byabaye ngombwa akakoresha umukobwa umeze nk'umusazi wa mukobwa utagira uwo atinya kuko uyu musaza uno mukobwa yabashe kugeraho na leta ubwayo iramutinya nayo ubwayo iramutinya bivuze ngo hagomba gukora umusazi niwe utagira uwo atinya umukobwa avayo gusa nanone ngo warangiyemo uyu mukobwa uriya mugabo ni muganga we bivuze ngo uyu muganga we yaramugambaniye nawe warangambaniye ndangira kiriya gisore I'm assuming that both Justin and Faisal are dead. Nizere ko Justin na Faisal bapfuye. No, wait. Yo kurikira umva. Set you free. Ubwe kandi njye wakubohoye. Your exposure therapy quite so fucking extreme. Ne wanejura mugabo aramfunga. Show you how extraordinary you are. Kwari kugira ngo nkwereke ukuntu udasanzwe. Like a lamb to the slaughter. Wanyohereje nk'intama ngo banyice. Uneza uriya mugabo ankoresha nk'igikoresho. You're so special. Ntabwo usanzwe. I'm a freak. Are you going to shoot me? Ugiye kudasase? No, I don't think so. Oya. No, I don't. Mwambura imbunda. Sorry. Kakaganga niko kabwiye uriya mugabo ati yaramfite umukobwa mvura wamukoresha ntabwo bagira ameze nk'umusazi. Rero ibaze ibintu nje nawe twakora dufatanije. I helped you more than anybody else. Nijye wagufashije kurusha undi wese muri iyi si. Kumbe bakiraho polisi kujya kwica abantu uzenguruka bagize umusazi polisi byivangamo. Kanya ushinzwe umutekano bavuyeyo. Iyi filime. Shira imbunda hasi. Shira imbunda hasi. Ushinzwe umutekano bagisasu mu kaguru. Sasu mu kaguru. I thought you were trying to kill him. No, you twat. I was doing your job for you. Kano kazi nimwe nandi gukorera ka polisi uriya mugabo bari bananiwe kumufata. Uyu muganga nawe agiye gufungwa kuba kuri avura mu buryo butemewe. Udufashe bidatinze kwa muganga urebe. Self-defense. Uriya muntu wishe nari ndi kwirwanaho. The incident with the jumper cables. Ibintu byo kumanuka kuzamuka mu nyubako y'abandi nabwo nari ndi kwirwanaho. And the maternity ward. Aho wagiye muri maternity tukajugunya abana. What happened to living by the rules? Some rules are better than others. Nabyo turabihakana. Sasa bano bapolisi bishimiye ko umukobwa byibura yatumye umugabo waririgize indakoreka w'umwicanya apfa ndetse n'abandi bagizi bana bose bahagaritswe n'uyu mukobwa abari barananiye leta umukobwa yabahagaritse. Sasa bo bari kwandika dosiye basa nk'abari kumufasha avuga ati byose turandika ko kwirwanaho. Umukobwa wari wari uri kwirwanaho nta kibazo cye wari uri kwirwanaho. Mbega bo nta rwango bamufitiye. Bamuzaniye na bya bitsinga bye. Ibyo byose babikuye muri ambulance. Wajemo. So what's next? None se bagiye gukurikira iki? I don't know. I start over. Ndakeka mugiye gutangira bushya. No more blind dates. Nta no kongera kujya guhura n'abahungu ntazi ngo duteretane zira blind dates buriya ni mbi. Ujya guhura n'umuntu mutaziranye ngo mwahuriye ku mbuga nkoranyambaga ngo mushobora kuva mu rukundo ngo birubaka. Yeah. Polisi akomeje kujya mufasha. Twafaye ikaze. Dore na kamera yawe. Yo kuyi mukobwa yifuza kuzaba umukamezi. I'm not going to find a bunch of pictures of your bumhole on this, am I? Of my bum? Iyi sasa iyi kamera yanjye ndakeka n'amafoto menshi arimo nagiye mfotora. What kind of sleazeball do you think I am? I mean, the kind that shoots a woman in the leg. Ahubwo uri mugabo nyabakiwe arashe umugore mu kaguru. Kuki wandashe mu kaguru? Well, you know, I could always make it up. Irira kosa nakoze nari kosora ryo kurasa. Waza tugasangira nk'ibyo kurya bya ninjoro. Hano hari umupolisi utangiye kumutereta. Ndabitekereza. An excellent cook.
nzi no guteka cyane uzaze mu rugo ngutekere njye none nzi no guteka ifi kurusha uriya musore wakubwira ngo azagutekera iyo fi bita Harbert Nyagasani babona atongeye se kubona iki n'iki ibanga rikomeye barakwereka umukobwa yavuyeyo na kamera bari baramuguriye ndetse yahuye n'umusore wo mu meni iyi kamera yifate ni umuntu usabiriza yigumane kamera buriya hari ukuntu ziba zinahenzemo yarayimusigiye n'ubundi zikamera nta keza buriya abantu benshi ubona na kamera nta keza kabo baba ari abameni turaduhungu tuganira neza tuvuga twigize inyangamugayo mujye mudutinya mwa bakobwa mwe umukobwa yafashe inzira yerekera feri ya mbere yaje hakurino urebe filime ahabereye icyaha urebe filime aho yasize aturikirije wa mugabo Justin ngo wari sheri we oya yagarutse mu rugo rwe yamwe haturitse buriya erega filime nzirebera rimwe namwe ntabwo mba narazirebye akenshi cyose nagenda ngo tunota 10 yagarutse mu rugo rwe filime urebe Baby. You're back. Uragarutse. Can I help you? Nagufasha. I was just checking it out. Nanjye ndi kureba uko bimeze. Bisa nkahantu hagiritse urinde. It's like a bomb went off in here. Bisa ahantu hawo turitse bombe. Urinde. Why have you come back? Kuki wagarutse? It's my apartment. Iyi nzu ni yanjye. Well, most people when their lives blow up. Abantu benshi ubuzima bwabo buturitse barahunga ntago bagaruka. It is so nice that you wanted to. Ni byiza ko wifuje kugaruka utangira ubuzima bushya. Sorry, do I know you? Naba nkuzi. Have you been following? Umaze icyo nkurikirana? Yego. You actually want? Urashaka iki? You are just as spunky as Munchin. Neza umukobwa ntacyo uzi nkuko twakugaragaje. Okay, I've done enough messing up. Nakoze ibibazo byinshi cyane nateje ibibazo. Waje ari CIA abaganga icyo icyo cyose. I totally understand. Ndakumva. You spent years being forced to repress your anger. Umaze imyaka myinshi bakubuza gukoresha umujinya wawe. What he did was Bare kubya Justin. None iki? Now. Ubu ngubu. Now, Lindy. Ubu ngubu Lindy. You have seen how powerful. Ubonye uburyo cyo ufite imbaraga. N'umujinya wawe kushobora kuwakira ukawukontorora. Really? Mva. Well, how are you? Urumva umeze ute? You're not normal. We ntabwo uri umuntu usanzwe. You really think you'd be happy? Ese ukeka kuzishima? Ukabaho nta ntego ufite. Our work, you'll learn to harness your rage and target the right people. Tugiye kugufata tugukoresha umujinya wawe ujye ukoresha uhagarika ibintu bibi n'abantu babi tukugire nk'intwaro yacu tugiye kujya tugukoresha n'abagizi ba nabi tugiye kubahagarika umujinya wawe umenye ugomba kwerekeza naho utagomba kwerekeza umukobwa agiye kuba igikoresho cya leta ashobora kuzaza ibindi bice utazacikwa n'ibice bya kabiri bya George mbere yuko filime irangira reka nkwereke umuganga ugiye kujya ubavura urenze